Mbese nshuti muvandimwe, gahunda ya twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa waba ugiyitabira cyangwa se usanzwe uyitabira ukaba wari uyikumbuye? Ibihe byiza aho abagize itorero bafatanyiriza hamwe gusengera hamwe, basabira abazimiye kugira ngo nabo binjire mu itorero, buri wese mu mpano ye, mu butunzi bwe, n'ibikorwa byoroshye nko gusangiza abandi inyandiko, kwita ku magara y'abandi ndetse no gufasha mu mirimo y'amaboko. Ibyo byose bigafataniriza hamwe kugarura benshi kuri Kristo. Niba wifuza kugira uruhare mu bikorwa nk'ibyo, ntuzabure kuva ku itariki ya 25 z'ukwa gatanu kugeza ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu i Nyamagabe ku itorero rya Muganza. Ni mu Mavuna ndetse no mu iherero byateguwe n'itorero rya Sayora Nyarugenge rifatanyije n'itorero rya Muganza ndetse n'itsinda ry'ivugabutumwa mu ntara ya Kigali Saip Ministry. Akaba ari mu nsanganyamatsiko igira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, tuzafatanyamo n'umubwiriza Ndahabatware Jean Claude. Nitwa Muhawenimana Atanazi, nkaba ndi umwizera wa hano Muganza, kandi nkaba ndi n'umukuru w'itorero ushinzwe ivugabutumwa hano Muganza. Mwakoze cyane. Aha hantu se turi, wenda abantu batahazi ushobora kubarangira ko haba ari hehe, turi hehe, turahagana he? Iri torero rya Muganza ari mu karere ka Nyamagabe, hama tukaba tubarizwa mu itorero rya mu ntara y'ivugabutumwa ya Gikongoro. Tukaba turi itorero rimwe mu matorero agize iyo ntara, hama tukaba turi ku muhanda urabona umuhanda usa nk'ujya Kitabi cyangwa na Cyangugu, urawusiga ukamanuka umuhanda umanuka ku rwibutso rwa Murambi, ugakomeza hakurya mwizo nzira zijya Kaduha na Bunyambiriri. Ubona haba hakenewe umurimo w'ivugabutumwa cyane. Turi itorero, ariko iryo torero urebye aho rituye n'aho ryubatse, turi hagati y'andi matorero atuzengurutse, abakatolike, abaprotestani, ADPR ndetse n'abayisilamu. Kandi nk'uko Kristo yabitutegetse kandi yabiduhamagarira no kugira ngo abo bose bamenye ubutumwa bwiza. Birakwiye yuko rero ko turi hagati yabo dukeneye inkunga n'imbaraga nyinshi kugira ngo abo bana bo batuzengurutse bamenye inkuru nziza y'agakiza. Mukuri nta rindi torero riri hano hafi itwegereye ry'Abadventiste bikuri. Ugereranije abaturage bari hano, Abadventiste ntibarenga yenda 2% y'abaturage batuye hano. Urumva rero umurimo ni mugari. Rero dukeneye inkunga n'imbaraga z'abantu batandukanye, kandi kubwo gufashwa n'Imana tuzabona umusaruro mwiza. Murakoze cyane, turizera neza ko muri gahunda iri gutegurwa y'amavuna azakorerwa hano, Imana izahakorera umurimo ukomeye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Abandi bose turashoje mwiriwe. Twaretse amavuna ari kubera muri Gasenga ya kabiri kwa Sere hafi y'Agahombo, ni 10 z'umugoroba. Karibu. Umwihariko w'aya mavuna ni uko hazaba harimo camp, aho abantu bajya urugo ku rundi bararika, nk'uko Sayora Nyarugenge yagiye ibikora mu bihe byahise, aho abizera bafataniriza hamwe gukora imirimo yo mu rugo, imirimo y'amaboko, ndetse bikabafasha gusabana hagati yabo, ariko byose bigambiriye kugira ngo uwazimiye abashe kuboneka. Byose turabifatanya. Murararika mugateka byose? Yego, mbere yuko tujya kurarika turabanza tugatunganya imirimo yo mu rugo nyine. Usibye n'abagiye gushaka inkwi, hari n'abari mu kurarika, n'abagiye kuvoma. Mu mirimo ikorwa haba higanjemo ibikorwa by'ubugiraneza byo gufasha abahatuye aho ngaho, hifashishijwe impano zitandukanye ndetse n'ubushobozi bwacu nk'itorero, ndetse by'umwihariko nk'abasore. Bahumugisha ibikorwa mu nkoreye byanejeje cyane. Gakondo ntabwo nari nzi ko kagera kuri iyi, ariko none kageze. Imana ibahe umugisha. Ibyo bihe habamo n'ibihe byo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibihe byo gutembera mu byaremwe nka picnic, aho abantu barushaho gusabana ndetse bakigira mu byaremwe.
ubutumwa watanga by'umwihariko ku muntu utagize umugisha wo kugera muri iyi kampu? Ubutumwa natanga by'umwihariko ni uko ahantu nk'anga cyangwa se igikorwa nk'iki ngiki urimo n'abantu benshi aba ari igikorwa cyiza, kuko by'umwihariko uretse n'ibyo waragiye wiga usoma muri Bibiliya ndetse n'ahandi, ahubwo urushaho kugenda wunguka ubumenyi bwinshi cyane, ndetse ukarushaho no kugwiza urukundo hagati yawe n'abavandimwe bawe, kandi wiga byinshi. Mbese muri make nakangura umuntu wese kujya yitabira ibikorwa nk'ibi ngibi mu izina ryanjye. Icyo usabwa ni ukwitegura kugira ngo uzahaboneke kandi wiyandikishe, ariko by'umwihariko hakenewe n'ubufasha bw'amafaranga, ukaba wabushyikiriza kuri nimero iherekeje iyi videwo mu nyandiko. Imana ikomeze kubaha umugisha.